igihe kizabaho. Turabasuhuje mwese abahora baduteze amatwi kuri Kiza Ubuzima TV. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa mwanya mwiza tujya tubagezaho iby'amagara mazima, uburyo twayitungira, kuko amagara araseseka ntayorwa. Niyo mpamvu dukwiye kuyakuyakuya, tukayubaka, tukayasigasira kugira ngo ahore ari mataraga, kuko umubiri usenyutse uyu munsi, ibyo kuzawubaka ntabwo wapfa kubibona gusa hatabayeho gukoresha izindi mbaraga. Ku nsanganyamatsiko yacu uyu munsi rero turabagezaho igihingwa bita karoti. Icyo gihingwa bita karoti ni igihingwa kiboneka mu bihugu byose ku isi. Igihingwa bita karoti ni igihingwa rwose kigomba guhabwa agaciro. Abenshi bajya barema n'amasoko ntibamenye ko gutaha bataguze karoti hari icyo bahombye. Rero karoti ese imeze ite, iteye ite, ibyiza byayo ni ibihe, imara iki, ivura iki? Nk'uko twakomeje kujya tubagezaho ibiganiro by'ubuvuzi mu buryo bwo gutunga amagara mazima, tugomba kujya tubiha agaciro, kandi igihe utanze wicaye ubireba nacyo ni ingenzi kuri wowe, kugira ngo ibyo uhashye bifite umusaruro uzabishakire n'abandi. Rero karoti se ni igihingwa kimeze giti? Karoti cyera mu buryo bw'ibinyabijumba, ariko kikabarirwa mu mboga. Karoti ni igihingwa mujya mubona cyerera mu butaka, kimeze nk'ikijumba ariko gitukura. Karoti rero iyo tuvuga ifite icyo bita vitamini A, vitamini C na vitamini E. Iki gihingwa bita karoti ni igihingwa cyiza, ni ukuri kigira icyo kimarira umubiri w'umuntu. Iki gihingwa cyongera ubushobozi mu maraso. Karoti yongera ubushobozi mu maraso y'umuntu. Hari icyo bita beta carotene ni ijambo rikomeye riboneka muri karoti. Iyi beta carotene ifite ubushobozi bugera mu mubiri, noneho ubwo bushobozi bugahindura vitamini B na A, bigatuma umuntu areba neza. Bifite ubushobozi bwo guhindura vitamini A na vitamini iyi tuvuze E, bigatuma ukunda kureba neza. Niyo mpamvu ikumira kanseri yo mu mubiri. Karoti igakumira kanseri yo mu bihaha, karoti igakumira kanseri yo mu ibere. Karoti ifite ubushobozi bukomeye cyane bwo kongera imvubura mu mubiri, kandi karoti ikagira ubushobozi bwo kurinda umuntu gusaza vuba, kandi irinda uruhu rw'umuntu kwangirika. Karoti igira icyo bita calcium, kandi ituma amagufa akomera neza. Karoti ni igihingwa gikomeye cyane kandi cyiza. Ese ikoreshwa ite? Hari abagenda bakajya kuyihaha, bagateka uko biboneye, bagakeka bakajugunya mu isafuriya kimwe n'ibindi, nuko bagakaranga. Ariko karoti burya ahanini twagiye tubabwira ko ibyinshi byangirizwa n'umuriro, 1/2 cyangirizwa n'umuriro. Ariko iyo uriho ikintu umwimerere, kirushaho kugira intungamubiri nyinshi. Karoti rero iyi kuyihekenya, cyangwa se ukoresheje umutobe wayo, cyangwa se ukoresheje salade, ibyo ni umuti ukomeye. Karoti igira ubushobozi bw'umutobe wangiriza ubuyoka. Karoti igira ubushobozi bwinshi twamaze kubabwira. Karoti rero iyi ni igihingwa gikomeye cyane, ni igihingwa cyiza, ni igihingwa gikundwa ku isi yose, kandi ni ukuri mujye muyikoresha. Nta kindi, iyi karoti rero buri muntu wese arayisabwa kugira ngo ajye ayikoresha mu biribwa agiye gukoresha mbere atararya agomba gukoresha karoti. Ni nziza karoti. Iki gihingwa ni cyiza cyane ku bantu bayikoresha. Irinda umuntu uruhu, igira uruhu kuba rwiza, umubiri ukaba mutaraga, gusaza vuba ugahora uri umusore, uruhu rugacya,
ndetse imvuburamu zikagenda neza, ndetse amaso akareba neza. Tujya tubabwira ko ufashe karoti ugafata ishu ndetse n'indimu ndetse na kokombure, ukabifata ukabikeka salade, ugashyiraho ikiyiko cy'ibihwagari, ikiyiko cy'ubuki, ikiyiko cy'amavuta ya elayo, umubiri wawe uba ugize urutare, uba wivuye impagarike y'umubiri wawe yose, mu bwenge, mu kureba, mu gifu, mu mara, mu mitsi. Ibyo byose rwose ni umuti special ukomeye. Ariko icyo twitagaho cyane, ikiganiro nsanganyamatsiko cy'uyu munsi ni icyerekeranye n'igihingwa cya karoti. Imana ibafashe iduhe kugira amagara mazima, kuko tutagize amagara mazima ntitwabaho. Ibyo kurya nibyo byubaka amagara yacu. Usanga inkono nyinshi, usanga abakire benshi bicaye ku meza bateretse igikosi cy'amazi hariya, bateretse n'ibyo kurya hariya, wajya gusanga ugasanga bari kurya basomera. Ndetse si n'abakire gusa, ahubwo umuntu wese urya asomera aba yikururira indwara, aba yigize rukuruzi rw'indwara nyinshi. Abavuga ngo warupfuwe ngwino ku meza yanjye, abagura urupfu arukunze. Ejo umubyibuho uraduka. Abenshi bagira ngo umubyibuho nibwo busirimu. Umubyibuho ni uburwayi bw'ikirenga bitewe n'imirire mibi, iminywere mibi. Ibyo byose byangiriza iki? Ubuzima. Rero karoti mujye muyikunda kuyihekenya. Karoti tujye dukunda kuyirya muri salade, tujye dukoresha umutobe wayo kuko ugira umumaro mu mubiri. Karoti rero ni nziza. Tuzongera guhura ubutaha tureba akamaro k'ibindi bihingwa, kugira ngo tujye tugenda tugira aho tuva n'aho tugera, tujye tumenya ibyo tugomba gukoresha. Mujye mukurikirana Kiza Ubuzima TV. Ni ukuri uru rubuga rwo mu kirere kuri YouTube channel. Mujye mukora subscribe kugira ngo mubashe kureba neza ibyo kwitungira amagara mazima. Ukande share, usharinge kuri bagenzi bawe. Numara kubisharinga kuri bagenzi bawe, nabo bazunguka. Ukore comment, unabaze kugira ngo umenye ibyo uri kugenda wigira ku ikoranabuhanga. Kuko niba aho gusengera haba habaye ikibazo cyangwa habuzanijwe, aho kuvurira habuzanijwe, ni ingenzi no kujya mubyigira kuri YouTube kugira ngo mubashe kunyurwa nabyo. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Naho ubutaha.